Yes, reka nongere mbahereze ikaze bakunzi bacu. Mbere yuko dutangira banza wumva aya majwi. Ranumva ndakukunda baby, love you so much. Honey wanjye, I love you so much. Ngukunda nta bunebwe, mukunzi wanjye kandi nzaguhora nero agaciro. Ndagukunda, banumva nakubaha nuko ntagushobora naguterura. Umve ko ngukunda aho uri hose, umve ko ari umugore ugukunda cyane cyane cyane. Icyayi y'umugore izi ukuntu yaguhaye urukundo, izi ukuntu mwabivuganye. Yo, muri kumva ko hano rwose bita Uwanyana Asia ari mu rukundo rwinshi cyane. Hano amajwi yumvikanisha uwo bita Uwanyana Asia ari mu rukundo rw'indengakamere. Ni ibintu byatunguye abantu benshi, baribaza batese koko birakwiye cyangwa se ni ibintu byari bigomba kuba. Yego, byagombaga kuba kuko ntawe utagira umutima wo gukunda, nta n'umuntu utagomba gukunda. Ahubwo ikibazo kigomba gusigara kibazwa, ese nicyo gihe ngo ajye mu rukundo? Nabyo birashoboka. Turaza kuba twakifashisha inyandiko zigiye zitandukanye kugira ngo tubasobanurire iki kintu. Ariko nanone mbere na mbere hari abantu bafashe ibi bintu babifata nkaho ari ibintu bidakwiye, ariko nanone mu by'ukuri njye mu mboni zanjye numva byari bikwiye. Ahubwo ikibazo cyari gihari ni uko abantu bavuze ku kantu k'amafaranga, ngo yariye amafaranga, ngo uyu mugabo ngo yamwatse amafaranga, ndetse n'uwo bita Pastor Mutesi aramutuka cyane mu buryo budasanzwe. Uyu munsi rero tugiye kuba twarebera hamwe tuti ese ni ryari umugabo wawe iyo yapfuye uba wemerewe gushaka undi mugabo mu gihe uwo mwabanaga yitabye Imana? Cyane ko n'umundi dusanzwe tubizi ko mu masezerano abaho iyo uri gusezerana imbere y'Imana usezerana n'umugabo wawe kuzatandukanywa n'urupfu. Aha ngaha rero tugiye kurebera hamwe tuti ese nyuma yo gutandukanywa n'urupfu uba wemerewe gushaka undi mugabo nawe mukazatandukanywa n'urundi rupfu? Reka tubirebere hamwe rero. Mu muco no mu mategeko rero, igihe umugore yemerewe gushaka undi mugabo nyuma y'urupfu rwo bari barashakanye, gitandukana bitewe n'aho aherereye ndetse n'imyemerere ye. Bishobora kugenda ku mategeko y'isi. Mu mategeko y'isi mu bihugu byinshi nta gihe runaka umugore agomba gutegereza mbere yo kongera gushaka, ariko hari aho bashyiraho igihe cy'ubushyinguro bw'amategeko nk'amezi make kugira ngo hamenyekane niba atwite umwana uwo bashakanye mbere. Ikindi cya kabiri, hari tugenda nanone mu mico gakondo. Mu mico gakondo rero hari aho basaba umugore gutegereza igihe runaka nk'umwaka kugira ngo agaragaze icyubahiro ku mugabo we wapfuye. Ndetse kandi hari n'igihe bagendera ku myemerere cyangwa se idini. Hano rero amadini amwe n'amwe agira igihe cyitonda umugore aho agomba kumara mbere yo gushaka undi. Nk'Islamu isaba gutegereza amezi 4 n'iminsi 10, ndetse kandi mu yandi madini ho igihe cyo gutegereza kigenwa n'icyifuzo cy'umuntu. Muri make igihe cyose wumva ko witeguye kongera gushaka undi kandi amategeko n'imyemerere yawe bikabyemeza, nta kibazo. Bigenda ku giti cyawe ndetse bikagenda ku mategeko y'aho utuye, aho uturuka, ndetse n'imyemerere y'idini yawe ndetse n'amahame yawe ugenderaho ndetse n'indangagaciro zawe. Reka duhere mu mategeko y'isi. Mu mategeko y'isi nta gihe rusange cyateganyijwe umugore agomba gutegereza mbere yo gushaka undi mugabo nyuma y'urupfu rwo bashakanye, ariko biterwa n'igihugu kuko buri gihugu kigira amategeko agenga gushyingirwa no kongera gushaka undi mugabo. Ibintu by'ingenzi byo kumenyera kuri iki kintu, ibihugu byinshi nibishyiraho igihe ntarengwa. Mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Uburayi n'ahandi, umugore ashobora gushaka undi mugabo igihe cyose yifuza, ariko bigomba gukorwa nanone nyuma yo kwemeza neza urupfu rwo bari barashakanye. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kumenya ni igihe cy'ubushyinguro mu mategeko cyangwa se widow's mourning period. Hari ibihugu nka bimwe muri Afurika no muri Aziya bishyiraho igihe cyitonda cy'amezi make kugira ngo hamenyekane niba umugore atwite. Niba atwite agomba gutegereza kugeza abyaye kugira ngo hatagira ibibazo mu mirage y'umwana. Ikindi kintu nanone cy'ingenzi ugomba kumenya ni ikintu kijyanye no gusubira mu rukiko cyangwa gusaba icyemezo. Muri bimwe mu bihugu kugira ngo umugore ashyingirwe bwa kabiri agomba kugaragaza icyemezo cy'urupfu rwo bashakanye mbere kugira ngo bigaragare ko nta mategeko yishe.
muri make iyo umugabo apfuye umugore ashobora gushaka undi igihe cyose abishatse, ariko ni byiza kubanza kureba amategeko y'igihugu cye. Muri rusange igihe cyo gutegereza gishobora guterwa n'ibibazo by'amategeko, umuco n'icyifuzo cye bwite. Reka noneho tuhite dukomereza noneho tugendeye ku mico gakondo igihe umuntu ashobora kuba yashakira undi mugabo. Mu mico gakondo y'ibihugu bitandukanye, igihe umugore yemerewe gushaka undi mugabo nyuma y'urupfu rw'uwo bari barashakanye gitandukana bitewe nanone n'umuco n'imigenzo y'ahatuye. Reka turere mu muco nyarwanda. Mu Rwanda rwa kera umugore wapfushije umugabo yasabwaga gutonda cyangwa se kwihangana igihe kinini mbere yo kongera gushaka undi. Ibi byashoboraga nanone kumara umwaka cyangwa kurenga bitewe n'icyifuzo cy'umuryango wapfuye. Ikindi kintu nanone turi mu muco nyarwanda, bamwe mu miryango yemezaga ko umugore agomba gutegereza kugeza igihe cy'icyunamo gisanzwe kimara amezi 12 kirangiye. Ndetse kandi haraho byabaga ngombwa ko umugore abanza gukora imihango yo gusezera ku muryango w'umugabo we mbere yo kwemererwa gushaka undi. Iyo mihango nayo tuzayibabwiraho ubutaha. Ese ni iyihe mihango umugore yakoraga kugira ngo yemererwe gushaka undi mugabo? Tuzabibabwiraho ubutaha tumenye ese ni iyihe mihango yakoraga. Okay, reka noneho turebera hamwe noneho mu mico y'ahandi muri Afurika. Hano twari duhereye mu mico yo mu Rwanda, yo mu gihugu cy'u Rwanda. Reka turebe hamwe noneho mu mico y'ahandi muri Afurika ho biba bimeze bite. Muri bimwe mu bihugu bya Afurika y'uburengerazuba nko muri Ghana, Nigeria, Senegal ndetse n'ahandi, umugore yasabwaga gutegereza hagati y'amezi 4 n'umwaka. Bitewe n'uburyo umuryango wapfuye abyakiriye, hari aho byasabaga ko abagize umuryango wa nyakwigendera baba ari bo bemera ko ashaka undi mugabo. Ndetse kandi hari aho mu bagore b'abapfakazi basabwaga kwambara imyenda y'umukara cyangwa iy'umuhondo nk'ikimenyetso cy'icyunamo mu gihe cy'umwaka. Ndetse kandi mu bice bimwe bya Nigeria umugore yagombaga gukora imihango irimo gukaraba, ndetse kandi akaba muri iyo mihango akaba ari imihango yagombaga gukora ndetse kandi akayikurikiza akayubaha. Rero muri iyo mihango yagombaga gukora harimo gukaraba umubiri wose hifashishijwe amazi yihariye kugira ngo yitandukanye n'umugabo we wapfuye mbere yo kongera gushaka. Urumva ko hano wagombaga gufata utuzi rwose ukavuga tuti ukatumena amazi, ukatumena nyine ku mubiri wawe kugira ngo witandukanye n'umubiri w'umugabo wawe. Reka turebe noneho mu mico y'Abarabu ndetse na Aziya. Mu mico y'Abarabu gakondo byari bisanzwe ko umugore agomba gutegereza byibura amezi 4 n'iminsi 10 nk'uko bigenwa n'umuco n'idini. Muri bimwe rero mu bihugu bya Aziya nka India ndetse na Nepal, hari aho umugore wapfushije umugabo atari yemereye kongera gushaka undi mu buryo bworoshye, ndetse hari aho yabaga asabwa kuba mu buzima bw'ubusiribateri iteka. Reka turebe rero mu bihugu by'i Burayi ndetse na Amerika ya kera. Mu bihugu by'u Burayi bwa kera cyane cyane mu myaka yo hambere, abagore b'abapfakazi barongwaga nk'abantu bagomba gukomeza icyubahiro cy'umugabo wabo. Hari aho rero byasabaga ko bamara umwaka cyangwa imyaka irenga badashatse undi. Mu mico y'Amerika yaba indigenous yo, hari aho umugore yashoboraga kurongorwa n'umuvandimwe w'umugabo we, hano nk'umuvandimwe muto wa nyakwigendera, kugira ngo urugo rukomeze kubaho. Muri rusange rero mu mico myinshi gakondo umugore yasabwaga gutegereza igihe runaka nk'ikimenyetso cyo guha icyubahiro umugabo we wapfuye. Reka rero noneho tuhite turebera ahandi. Ariko mbere yuko tujya ahandi, reka tubanze tunagaruke kuri ibi. Maje kubabwira ko umugore agomba gutegereza mu gihe cyo guhereza icyubahiro umugabo we wapfuye, ariko nanone igihe cyo gutegereza cyahindukaga bitewe n'umuryango, bikagenda nanone ku muco ndetse n'uburere bw'umugore ubwe. Muri iki gihe iyi mico myinshi yarahindutse, kandi ahenshi umugore yemerewe kwihitiramo igihe yumva yiteguye kongera gushaka undi mugabo. Wowe ku giti cyawe ushobora kutubwira uko ubyumva. Ase ari wowe iyi migenzo ya kera urabona aka kanya wayikurikiza, cyangwa se muri kino gihe tugezemo ugomba kwifatira imyanzuro yawe? Reka turebe rero mu myemerere. Mu myemerere cyangwa se amadini, igihe umugore wapfushiye umugabo yemerewe gushaka undi gitandukana nanone bitewe n'ukwemera kwe. Dore ko amadini atandukanye rero agenda bibona. Mu myemerere ya Islamu, reka bariho duhera.
umugore wapfushije umugabo agomba gutegereza amezi 4 n'iminsi 10 mbere yo kongera gushaka undi mugabo. Iki gihe kigamije rero gufata icyunamo ku mugabo wapfuye, kumenya niba umugore atwite kugira ngo umwana atazavangwa n'undi mugabo mushya, ndetse kandi niba umugore atwite agomba gutegereza kugeza abyaye, ndetse kandi nyuma y'icyo gihe yemerewe gushaka undi mugabo nta kibazo. Reka turebe rero mu myemerere ya Gikristo, nta gihe cyihariye cyashyizweho n'idini Gikristo cyo gutegereza mbere yo gushaka undi. Byose bishingira ku cyifuzo cy'umugore no ku cyubahiro ashaka guha uwapfuye. Amadini amwe nka Gatolika asaba ko umuntu agira igihe cyo kwitekerezaho no gutuza mbere yo gushaka undi. Muri bamwe mu bakristo rero cyane cyane abaprotesta nta mbogamizi ihari, kandi iyo umugore yumva yiteguye ashobora kongera gushyingirwa. Reka turebe rero mu myemerere ya Hindu. Muri gakondo y'Abahindu, umugore wapfushije umugabo ntiyemererwa kongera gushyingirwa. Yashoboraga nanone kubaho nk'umupfakazi ubuzima bwe bwose, ndetse hari aho byabaga nk'itegeko. Gusa ubu byarahindutse mu bice byinshi. Muri iki gihe rero mu bihugu nka India, abagore b'abapfakazi bemerewe gushaka undi, ariko bamwe mu Bahindu bakomeye ku muco wa kera bakaba bakibyanga, aho iyo upfushije umugabo uguma kwiberaho gutyo ku giti cyawe. Reka naho twirebere mu myemerere yo mu Badive. Imyemerere yo mu Badive n'ubundi ni kimwe n'Abakristo, ahubwo reka turebe ahubwo mu myemerere y'Ababudisme. Budisme nugira amategeko akaze ku bashakanye. Umugore ashobora kongera gushaka igihe yumva yiteguye, kuko Budisme yigisha kwifatira imyanzuro idahutazanyije. Icy'ingenzi ni uko atagendera ku marangamutima cyangwa ku gahato k'abandi, ahubwo akagendera ku marangamutima yiwe. Reka twinjire mu myemerere y'Abajuda cyangwa Judaisme. Muri Judaisme, umugore wagizwe umupfakazi agomba gutegereza byibuze amezi 3 mbere yo gushyingirwa undi mugabo. Niba yaratwite agomba gutegereza kugeza abyaye. Niba umugabo we rero yari umuhereza bitambo, umugore ashobora kutemererwa gushyingirwa n'undi mugabo utari umuhereza bitambo n'ubundi. Aya ni amategeko ya Judaisme. Reka turebe rero mu myemerere gakondo za Afurika cyangwa se mu bihugu bya Afurika. Mu mico gakondo hari abagore basabwaga gutegereza igihe cy'icyunamo umwaka cyangwa kirenze. Hari rero byasabaga ko ashobora no kurongorwa n'umuvandimwe w'umugabo we wapfuye kugira ngo abana bagire uburere bw'umuryango umwe. Gusa nanone biragenda bihinduka bitewe n'imyumvire ya none nuko ibintu bigenda bihinduka. Muri rusange mu madini menshi umugore ashobora gushaka undi mugabo igihe yumva yiteguye. Amwe rero asaba kandi gutegereza igihe runaka nk'ikirango cy'icyubahiro ku mugabo wapfuye. Gusa nta dini rihanura umugore kuba wenyine ubuzima bwe bwose, uretse imigenzo ya Hindu gakondo. Reka noneho ibi ngibi byose tubirebere hamwe, ariko nanone dusoreze ku myemerere, ariko nanone dusoreze ku kintu cyangwa se ku gihe umuntu yemerewe kuba yashaka undi mugabo tugendeye kuri Bibiliya. Iyo tugendeye kuri Bibiliya rero nta tegeko risobanutse neza rivuga igihe umugore apfushije umugabo agomba gutegereza mbere yo gushaka undi. Ariko nanone hari ibitekerezo bikomoka ku byanditswe byera bishobora kudufasha kumva uko byari bimeze mu bihe bya Bibiliya. Umugore wapfushije cyangwa se wapfushije umugabo yemerewe gushaka undi. Ibi tubisanga mu Baroma igice cya 7:2 kugeza kwa 3. Iri jambo rijya riti: umugore arongowe aboheshwa n'amategeko n'umugabo we akiriho, ariko iyo umugabo we apfuye uwo mugore ahinduka widegembya ku mategeko y'umugabo we. Ibi bivuze ko rero umugore apfa kugira ngo uburenganzira bwo gushaka undi mugabo igihe cyose umugabo we amaze gupfa. Ibi ngibi muranyangana nsomye nayo navuze ati ibi bivuze ko umugore agendera ku mategeko cyangwa se amahame y'uburenganzira bwo agendera ku mategeko ndetse n'uburenganzira bwo gushaka undi mugabo igihe cyose umugabo we bari barabanye cyangwa se bashakanye amaze gupfa, nibwo bayemerewe gushaka undi. Ushaka kwibaza utese hari igihe cyitonda cyangwa se igihe cyo kwihangana cyateganyijwe mbere yo gushaka undi? Bibiliya nta gihe narengwa ishyiraho.
umugore agomba gutegereza mbere yo gushyingirwa bwa kabiri. Ariko mu mategeko ya Mose hari igihe abagore b'abapfakazi basabwaga gutegereza igihe gito kugira ngo hamenyekane niba batwite umwana w'uwo bashakanye mbere. Ibi tubisanga mu gutegeka kwa kabiri igice cya 25 umurongo wa 5 kugera kwa 10. Niba umugore atwitira agomba gutegereza kugeza abyaye kugira ngo hatagira urujijo ku murage w'umwana. Ikindi nanone kandi umugore ashobora gushyingirwa n'undi muntu uwo ari we wese. Ibi nabyo ni ibintu dushobora kwibaza. Yego Bibiliya irabyemeza, ariko nanone agomba gushaka umuntu w'umwizera. Umusengamana niko bavuga, umuntu nyine wizera usenga Imana nk'uko nawe aba yisenga. Ibi tubisanga mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo wa 39, aho bivuga biti umugore aboheshwa n'umugabo we akiriho ariko napfa afite ubushobozi bwo gushaka uwo ashaka, ariko agomba gushyingirwa mu mwami. Bivuze ko umugore ushaka gushyingirwa bwa kabiri agomba gushaka umuntu wizera Imana nka we. Bibiliya rero ivuga iki ku mugore ushaka kwigumira wenyine? Nabyo reka tubyibaze. Iyo umugore yumva atifuza kongera gushaka undi mugabo nta kibazo. Ibi tubisanga mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo wa 8. Pawulo yagiriye inama abapfakazi ati, ndababwira mwebwe abatarashatse n'abapfakazi ko byaba byiza kurushaho iyo bagumye batashatse nuko nanjye ndi. Gusa ntiyabibategetse kuko nyuma yavuze ko gushaka undi atari icyaha. Muri rusange rero dukurikije Bibiliya, umugore wapfushije umugabo yemerewe gushaka undi. Nta gihe ntarengwa cyo gutegereza mbere yo gushyingirwa. Ndetse kandi niba umugore atwite byari byiza gutegereza kugeza abyaye. Iyo rero agiye gushyingirwa bwa kabiri agomba gushaka umwizera nka we wizera Imana. Niba rero adashaka kongera gushaka nabyo ni amahitamo ye, nta kintu biba bitwaye. Ubu ngubu rero reka dusoze, ariko mbere yuko dusoza hari ikintu nabemereye ko nzabagarukiraho. Nabemereye ko nzagaruka ku kintu kijyanye ko hari aho byabaga ngombwa ko umugore abanza gukora imihango yo gusezera ku muryango w'umugabo we mbere yo kwemererwa gushaka undi. Yego mu mico gakondo ya Afurika, Aziya n'ahandi hari aho byasabaga ko umugore wabaye umupfakazi abanza gukora imihango yo gusezera ku muryango w'umugabo we mbere yo kwemererwa gushaka undi. Ibi byari bifitanye isano n'icyubahiro cy'umuryango no kumenya niba koko atandukanye n'iwabo w'umugabo wa mbere. Mu muco nyarwanda, mu Rwanda rwa kera iyo umugore yabaga apfushije umugabo nahitaga ashyingirwa undi mugabo atabanje guca mu mihango y'icyunamo. Hari aho yasabwaga kwaka uruhushya ku muryango w'umugabo wapfuye kugira ngo wemeze ko atagifitanye isano n'abo muri urwo rugo. Iyo rero umugabo yari afite abavandimwe byashobokaga ko bashobora kumushyingira undi muntu wo mu muryango wabo kugira ngo abana be bakomeze kurererwa mu rugo rumwe ndetse barererwe no mu muryango umwe. Hari kandi aho umugore yagombaga guca inzira y'imihango yo gukaraba. Hano navuga nko kumesa ibyashyingiranywe nawe n'umugabo we wa mbere, ndetse kandi kugira ngo hano abe yemerewe gushaka undi. Reka turebereho mu mico y'ibindi bihugu bya Afurika. Muri Ghana na Nigeria ho umugore wapfushije umugabo yasabwaga gukora imihango yo kwiyuhagira amazi yihariye, rimwe na rimwe arimo imiti gakondo kugira ngo yitandukanye n'icyitwa umwuka w'umugabo we wapfuye. Muri Uganda no Burundi rero umugore yabanzaga guhamagarira umuryango w'umugabo we kugira ngo batange uburenganzira bwo kongera gushyingirwa. Iyo babonaga rero bikwiye bamurekuraga, ariko hari aho byasabaga gutanga inka cyangwa ibindi bitambo. Mu bihugu bya Aziya ho ukuntu bimeze nko mu Buhinde ho, cyane cyane mu madini gakondo ya Hindu, umugore wapfushije umugabo niyemererwaga kongera gushyingirwa, ahubwo yasabwaga kwambara imyenda y'umweru nk'ikimenyetso cy'ubupfakazi. Gusa mu mico y'ubu hari abagore bahabwa amahirwe yo gushaka undi mugabo nyuma yo gukora imihango yo gutandukana n'ubupfakazi. Muri Tibet na Nepal abagore bapfushije abagabo basabwaga gukora imihango yo kwiyuhagira mu mazi afatwa nka yera kugira ngo bavanwe mu mubano wabo wa mbere yo kwinjira mu mushya. Reka turebe noneho mu bihugu by'i Burayi.
Mu bihugu by'Uburayi rero, mu Burayi bwo hambere cyane cyane mu mico y'Abongereza n'Abafaransa, umugore wapfushije umugabo yasabwaga kwambara imyenda y'umukara mu gihe runaka mbere yo kwemera gushaka undi mugabo. Hari aho rero byasabaga ko abanza kuganira n'umuryango w'umugabo wapfuye kugira ngo habeho kwemeranwa ku kuba yidegembye. Impamvu z'iyi mihango rero nizo tugiye kureberaho. Impamvu z'iyi migenzo harimo gutanga icyubahiro ku mugabo wapfuye, aho harimo kwemeza ko umugore atanze icyubahiro gihagije mbere yo gukomeza ubuzima bwe. Indi mpamvu ni ukurinda umuryango w'umugabo wa mbere. Hano harimo impamvu ni ukugira ngo nanone abana cyangwa abavandimwe be batazasigara batisanzuye. Indi mpamvu kandi ni ukurinda umugore uburakari bw'imyuka. Bamwe bemeraga ko umugabo wapfuye ashobora kuba umwuka w'iwabo ugomba kubanza gutuza mbere y'uko umugore yinjira mu wundi mubano. Ese iyi migenzo ushaka kwibaza ati iracyakoreshwa muri iki gihe? Mu mico myinshi ya kera ibi byagombaga gukorwa, ariko mu gihe tugezemo ibintu byarahindutse. Mu Rwanda, Ghana, Nigeria n'ahandi, abagore benshi bashobora kongera gushaka batabanje gukora iyo mihango. Gusa hari imiryango icyubahiriza iyi migenzo, cyane cyane aho imico gakondo igifite imbaraga. Ni byinshi navuga rero kuri ibi ngibi, ndakeka ariko musobanukiwe ku bijyanye nuko Pastor cyangwa se Madame Pasteur Assia agomba kuba yemerewe kuba yashaka undi mugabo. Reka mbashimire rero, mbifuriza kugubwa neza aho muri mwe.